Mu karere ka Rusizi umunyeshuri yakubise umwarimu umwigisha mu mena ijisho. Ni umwarimu wigishaga kuri St Augustin Giheke wo mu karere ka Rusizi umurenge wa Giheke. Uyu arasaba kurenganurwa nyuma y'uko umunyeshuri yigisha mu kubisa ingumi ku jisho igihe yaragiye kumuha igihano. Uyu ni umwarimu wigisha kuri GS St Augustin Giheke, akaba avuga ko hari mu masaha ya saa 8 z'amanywa ku ishuri rya GS St Augustin Giheke riri mu murenge wa Giheke mu karere ka Rusizi, aho uyu munyeshuri yamukubise ingumi hejuru y'ijisho ubwo yari ari kumuha igihano. Uyu munyeshuri akimara kubona ibyo akoreye mwarimu yahise atoroka mu gihe mwarimu we yahise ajyanwa kwa muganga. Kugeza ubu rero umunyeshuri ari gushakishwa n'inzego z'umutekano ku bufatanye n'ubuyobozi bw'ikigo. Inkuru ikigera mu matwi y'Abanyarwanda, abantu bose bifashe ku munwa, aho bamwe bakomeje kuvuga ko mwarimu ashobora kuba yaramuhaye igihano gikomeye, bityo rero bikamuviramo gukubitwa. Bivugwa ko kandi uyu mwarimu yakundaga guha abanyeshuri ibihano bikomeye, bityo rero ashobora kuba uyu munyeshuri aramurwaye. Uyu mwarimu yagize ati, naje ku ishuri nk'uko bisanzwe, nta muntu twigeze duhura ngo dushyamirane, muhaye igihano rero yanga kugikora, ngize ngo ndamuhana numva ikintu kinkubise ku jisho maze ngarura ubwenge mbona amaraso mu isura gusa, ariko nta muntu. Uyu mugabo akomeza avuga ko yahise abimenyesha ubuyobozi bw'ikigo ndetse n'inzego zose zibishinzwe kugira ngo abashe kurenganurwa. Uyu mugabo yavuze ko yamaze kwivuza kandi ko ari koroherwa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Giheke Ngamije Ildefonse nawe yemeje aya makuru, yagize ati, byarabaye ariko nta makuru menshi bifiteho. Ubuyobozi bw'ikigo rero ndetse na DASSO bakomeje gushakisha uyu mwana ngabe yabihanirwa. Iyi nkuru yahise inyibutsa indi nkuru yo mu karere ka Kayonza. Uyu mwarimu w'umumama wigishaga mu ishuri ry'incuke witwa Umutesi Amina, akaba yarakubiswe n'umuyobozi w'ikigo ingumi yo mu mugongo mu gihe yari ari gusinya kuri attendance. Uyu mwarimu yasabye kurenganurwa ariko amaso ahera mu kirere. Yakomeje asaba ubuyobozi bw'ikigo ndetse ajya no muri minisiteri zo hejuru nka minisiteri y'abakozi ba leta, ariko ategereza ko yarenganirwa araheba. None abarimu ko bakomeje gukubitwa bizagenda biti? Ndabashimiye ko mwakurikiye inkuru. Njye ndi Justin Rakoze, umuhungu w'Abanyarwanda. Ngaho kana subscribe.